Twongeye kubasuhuza nshuti mu bakunzi ba YHCC TV cyangwa Yeshua Harvest Christian Church TV cyangwa channel. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Murabizi turabakunda bo mu Rwanda bari mu mahanga atandukanye. Turabizi uburyo dukurikirana n'uburyo mukunda ijambo ry'Imana. Muri uyu mwanya mwiza ntabwo ari njye kuvuga ijambo ry'Imana, dufite umutumirwa, dufite umushyitsi, umukozi w'Imana mwiza cyane dukunda. Ntekereza ko benshi mumuzi kandi mumukunda, mumwifuza cyane. Pst Debora ni umukozi w'Imana nkunda kandi ufashije abantu benshi muri kino gihugu no mu mahanga atandukanye. Benshi bumvisha ibibwirizo bye, yumvisha ubuhamya bwe. Ndabizi hari abantu bafashe icyemezo cyo gukizwa kubera kumva ubuhamya bwe no kumva ijambo ry'Imana avuga. Rero ni umugisha uyu munsi ko ari we ugiye kutugaburira. Ndagira ngo tumwiyegereze, tumwakire, aza tugezeho ijambo ry'Imana. Ariko hagati aho ndagira ngo dusenge Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubw'ibihe byiza wongeye kuduha mu izina rya Yesu Kristo. By'umwihariko tugushimiye kubw'umukozi wawe ugiye kuduhesha umugisha. Mwami, ijambo ryaravuga ngo mbega ukuntu ari byiza ibirenge byuzanye inkuru nziza ku musozi. Ndabizi neza ko hari abagiye kubona, hari abagiye kumva, hari abagiye kubohorwa, hari abagiye kwakira umugisha wabo n'ibitangaza byabo binyuze mu ijambo wamushyizemo. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, ikuzo nishimwe, reka bibi ibyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Pastor Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Twongeye kubashimira ubwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Imana ibahe umugisha. Twongeye gushima Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kuvuga ku ijambo ryayo, wo guhumeka ijambo ryayo, kuko nibwo buzima. Iyo umuntu adahumeka arapfa. Iyo umuntu atavuga aba yahuye n'ikibazo. Imana yongeye kuguha uyu mwanya, Imana yongeye kugukiza, Imana yongeye kuruhura, nuko ibiguhaye ikintu cy'agaciro kenshi cyane. Akenshi abantu iyo bavuga iby'agaciro bajya barebera mu bifatika, mu ifeza, mu izahabu, mu bindi, ariko kuba Imana ibikidutije uyu mwuka wayo biba ari iby'agaciro kenshi cyane. Ndashimira Pastor muri Harvest, ndashimira nawe urimo urankurikira aho uri hose. Uyu ni umuryango mugari munini cyane w'abana b'Imana. Imana ibahe umugisha rero. Imana ishimwe. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ngo dukeneye ubuntu bwo kumenya Kristo. Amen. Dukeneye ubuntu. Shaka kuvuga ngo kumenya uyu mwami ntabwo ari ibintu bibonetse byose, ni ubuntu tuba twaragiriwe. Dukeneye kumenya, kugira ubuntu, dukeneye kumenya Kristo, kandi kumenya Kristo ni ubuntu. Kumenya Kristo ntabwo ari ibintu batoragura, ntabwo ari ibintu bagura, ntabwo ari, ni ubuntu. Haleluya. Imana Data wa twese imfashe cyane unyumve ugirirwa ubuntu bwo kumenya Kristo. Ujye usanga abantu bafata igihe cyo kwitotombera Imana, bafata igihe cyo gusakuza cyane, ariko iyo wamenye ubuntu bwo muri Kristo Yesu, haleluya, ntabwo ukangwa n'ibyo abandi bareba. Iyo wagiriwe ubwo buntu bwo kumenya Kristo, ubasha kumubwira abandi, nyamara ibyo abandi bo baha agaciro utabiha agaciro. Rero ubuntu bwo kumenya Kristo, Imana ishimwe, niryo jambo numvishe nazanye kugira ngo tuganire. Dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 5 duhere ku murongo wa 10. Aravuga ngo ubahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Haleluya. Kugira ngo iri jambo uryumve neza, avuze ngo nuko baririmba indirimbo nshya. Nuko baririmba indirimbo nshya
ngo bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. My dear, no, ntabwo ari mu ijuru, mu isi. Amen. N'ubuntu burenze ubundi buntu, guhishurirwa Kristo, kumenya Kristo, kumenyana na Kristo ni ibintu bihenze kurenza uko abantu babyumva, kurenza uko nawe ubitekereza. Amen. Ndashaka kuvuga ngo iyo utaramenya ubuntu bwa Kristo urizwa cyane nuko utarakora ubukwe. Iyo utaramenya ubuntu bwa Kristo urizwa cyane nuko utarabona amafaranga. Iyo utaramenya ubuntu bwa Kristo urizwa cyane n'ibiriza abandi. Ariko ndashaka kwibutsa ko ibi bintu biri kukuriza n'abandi b'abapagani bose barabifite. Imana ishimwe. Ariko umuntu wamenye ubuntu bwa Kristo no kuba ahagaze ni ubuntu bw'Imana. Haleluya. Warabyuka akamenya ngo kuba nabyutse ni ubuntu bw'Imana. Areba ibyo abandi baha agaciro ntabiha agaciro, ahubwo agaha agaciro ubuntu bwa Kristo. Uwo ni umuntu wamumenye neza, uwo ni umuntu wamusobanukiwe. Amen. Njye natangiye kujya mvuga Imana ntabifatika. Rimwe na rimwe nkajya ngenda n'amaguru, ariko numvaga ubuntu bwa Kristo bumpagije, kuko aho ndi nari mfite ibintu ariko nasinzira. Nsinzira kuko nanyweye ibiyobyabwenge. Aho ndi nari mfite ibintu ariko ntaseka. Kumenya ubuntu. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo benshi bakururwa n'iby'isi. Nimvuga bakururwa n'iby'isi, ntugire ngo nabari hanze gusa bataramenya Kristo. No mu nzu y'Imana no muri aba Kristo buzuyemo abantu bakururwa n'iby'isi, akumva gusa arashaka iby'isi gusa. Ariko icyama uyu munsi ukamenya ubuntu bwo kumenya Kristo. Haleluya. Ukamenya ubuntu bwo kumenya Kristo. Abantu benshi bazi Kristo. Haleluya. Bazi Kristo, bamuzi mu buryo bw'ibitangaza, barashaka kumumenya mu buryo bw'ibitangaza, ariko Kristo ntabwo ari muri ubwo buryo gusa. Imana ishimwe. Iyo wamenye ubuntu bwa Kristo umenya yuko igitangaza cya mbere ari uko umufite. Igitangaza cya mbere ari uko witwa umwana w'Imana. Niki cyaruta kwitwa umwana w'Imana? Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga ngo hari abantu baguze icyubahiro cyabo, bari abakristo, icyubahiro cyabo bagurisha ubuntu bw'Imana icyubahiro. Bazi ko kugira icyubahiro isi yose ikakwemera, isi yose ikagutinya, uko niko kuba umukristo. Oya. Biraryoha iyo wamenye neza Kristo, ntabwo uha agaciro ibyo by'icyubahiro, ahubwo uhora unyotewe igihe cyose kumenya ubuntu bwa Kristo. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Kumenya ubuntu bwa Kristo. Uyu munsi nifuje kumenya ubuntu bwa Kristo. Amen. Umenye ubwo buntu, nuko bavuze ngo nuko baririmba indirimbo nshya. Baririmba indirimbo nshya. Nuko bari bamaze igihe baririmba indirimbo zishaje. Iyo umaze kumenya ubuntu bwa Kristo bukakuzura, bukagusaga, muri wowe haza indirimbo nshya. Iyi ndirimbo nshya ujye uyiririmba abisi bakagira ngo wasaze. Ariko nuko wibutsa ahantu Imana yagukuye. Iyi ndirimbo nshya ujye uyiririmba amahanga yose akagira ngo nta bwenge ugira. Ariko nuko wibutse ibyo Imana yagukoresheje, nuko uza ahantu
Imana yagutambukije ukaririmba indirimbo nshya itandukanye na za zindi waririmba guti ye baba ndajya he ndagana he ndapfuye ndashize, oya, ahubwo ugatangira kuririmba indirimbo nshya. Mana ishimwe. Ndashaka ko ubuntu bwa Kristo ubusobanukirwa, ubumenye neza, uburutisha ifeza n'izahabu, maze urebe ukuntu muri wowe haraza indirimbo nshya ugikodesha, haraza indirimbo nshya ukigenda n'amaguru, haraza indirimbo nshya, haleluya, muri wowe harazamo indirimbo nshya utarakora ubukwe, haleluya, muri wowe harazamo indirimbo nshya utaranabyara, hari buzemo iyindi ndirimbo nshya, reboze leko satiribo, harazamo iyindi ndirimbo nshya. Ntabwo iyo ndirimbo nshya igizanwa n'akawunga kenshi, ntabwo iyo ndirimbo nshya igizanwa n'ama etaje, ntabwo iyo ndirimbo nshya igizanwa n'amafaranga, iyo ndirimbo nshya igizanwa n'ubuntu bwa Kristo bwamaze kuzura muri wowe, bwamara kuzura kuri wowe bugasesekara ku munwa. Amen. Oh, haleluya. Iyo wamaze kumenya ubuntu bwa Kristo ukabusobanukirwa, uravuga ngo kuba ndiho birampagije, kuba ndiho birampagije. Haleluya. Hari igihe ubyuka ukabona imiryango yose iri kugenda yifungura. Amen. Ndimo ndakwingingira Imana ngo iguhishurire kumenya ubuntu buri muri Kristo Yesu, kumenya ubuntu. Pawulo ngo yajyaga anyura ku nzira ngo akagenda, ngo yamara kugenda ngo igicucu cye gusa kigakiza abantu. Pawulo yajyaga azura, yazuye batabita. Pawulo yakoze byinshi, haleluya, ariko ngo yari afite ijisho rihora rininda, kandi iryo jisho ryari riraho abantu bose bareba. Ijisho ni ikintu buri wese akigukubita amaso itareba ijisho. Hari igihe kiri mu mugongo kitagaragara, ariko Pawulo ararigendana ngo ryari ryakiza, n'igicucu cye cyakizaga abantu. Ariko we yari yarananiwe kwikoraho ngo akire, ngo yegere Imana. Imana yamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, haleluya. Icyamukumva ubwo buntu bw'Imana bwari buri muri Pawulo, ubwo buntu bw'Imana bwari buri muri Pawulo bwatumye Pawulo akoreshwa ibitangaza, bwatumye azura abapfuye, bwatumye Pawulo ahinduka icyamamare, bwatumye Pawulo asohoka mu nzu z'imbohe, bwatumye Pawulo yamamaza Kristo aho yigeze kumusebereza. Ubwo buntu bw'Imana bujya budukoresha ibintu bidasanzwe, bujya buduhindura abantu bo kubahwa no gutinywa. Amen. Hari igihe usanga umuntu asenga, Mana mwita igitinyiro, Mana aho unyuze bantinye, oya, saba ubuntu bw'Imana bwuzure muri wowe. Ubuntu bw'Imana nibwuzura muri wowe, ntabwo buri wese azagufata uko ubonye, ahubwo azakubaha. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Njyaho nakoreye buraya niho nyituye, niho nyikorera umurimo w'Imana. Niho nyikorera umurimo w'Imana. Aho niho nize primaire, aho nize gardienne, aho ngaho niho nize, urabyumva, niho nakuriye, niho nabereye igisambo, niho nabereye indaya, niho nakoreye ibyo byose. Abo twiganye bakavuga ngo uriya mwana yarananiranye. Uziko nabaye ikirara ku buryo umubyeyi yambonanaga n'umwana bagahita avuga ati umva. Nzongere kubonana nawe, nzakwereka. Yesu we. Nagendana n'umwana bakamuncaho, iyo tugenda uyu munsi ejo ntitugende kubera iki? Uburara. Ndangije aho ngaho niho nakuriye, niho nabyariye umwana w'ikinyana, niho nabyariye wa kabiri, niho nakoreye ubwo burara, niho nasabirije, niho nagize, aho hose ndahaba. Aho niho nanywereye ibiyobyabwenge, niho nanywereye inzoga, niho nabinywaga byanyica nkarara mu muhanda, abantu bahisi n'abagenzi bakankuraho bakanyura. Aho niho nambariye ubusa, niho aho ngaho ndi kukubwira, niho abantu bose banereye icyizere, niho nananiwe
gukora, niho nananiwe gufura, niho nanukiye, niho naboreye, niho buri wese yamfasheho ijambo abona ko byarangiye. Imana ishimwe. Narahagurutse ngo ngiye gushakisha ubutunzi hanze, ndahaguruka ndagenda, amateka yanjye ni maremare, ndagenda ndayamba ibindi byinshi cyane. Nkora ibya amakuru akajya basanga icyo nabaye cyo, aba ku muhanda, ahora ku muhanda, aryana n'uyu, ejo akajyana n'uyu, ejo akajyana n'uyu. Izo nkuru zikansanga, nkumva zageze inaha kera. Igihe kirahagaruka, aho ndaza abantu bose bati yo byaramucanze bayenze we, hantu najyaga ngenda mu ndege birahinduka, ahubwo ndahagarara ndahasabiriza. Imana ishimwe. Ariko aho umunsi umwe numviye umugabo witwa Yesu. Imana ishimwe. Aho numviye umugabo witwa Yesu, maze ndicara. Bibiliya iravuga ngo nuko Mariya na Marita, ngo umwe aragenda arashyashyana, ngo ariko undi aragenda yicara ku birenge bye. Ndiho ndabwira wowe uri kunyumva ngo gerageza kwicara ku birenge. Ku birenge ni ku ijambo, uryumva urisubiremo, wongera uryumva urisubiremo, hari ikintu riri bukore muri wowe. Maze numva Yesu ngo agiye gusezera abigishwa be. Ariko iyi Imana yacu, aho uri wayibwira uti mwa. Numva Yesu abwiye abantu bose ngo nta kindi mbasigiye, ngo mbasigiye amahoro. Ego data, amahoro. Iri jambo ndarikurura, nsanga ayo mahanga nazungurutse nuko nabuze amahoro. Nsanga uko kunywa ibiyobyabwenge nuko nabuze amahoro. Nsanga abagabo batankunda nuko basangaga nta mahoro mfite. Haleluya. Ndangije ndavuga ngo reka menye uyu mugabo utanga amahoro. Hejuru y'aya mahoro hihishe iki? Hejuru y'amahoro niho hava ubwenge buguhesha amazu. Hejuru y'amahoro niho hava gutuza ugatwaza amamodoka. Hejuru y'amahoro niho hava ibintu byinshi. Haleluya. Kandi ntushobora kubona aya mahoro utari wamenya neza uyu mugabo witwa Kristo. Kandi kumumenya neza ni ubuntu bugeretse ku bundi buntu. Ntabwo ari ibintu ubyuka. Dufite abantu baterana batari bamenya ubuntu. Aka gakiza reka mbabwire bene data, nakaboneyemo byinshi. Iyi nzu y'Imana nabonye abantu bahinduye amaseta, bari abajura. No mu nzu y'Imana baragarutse babajura, nuko batazi ubuntu bw'Imana. Iyo uzi neza ubuntu bw'Imana, ntabwo reka nkubwire wavuga ngo Yesu waramumenye neza ukamusobanukirwa, ntabwo waririmba bakigukandakanda amabere, nuko utaramenya neza ubuntu bw'Imana. Iyo utarasobanukirwa ubu buntu bw'Imana, erega barindwa bagukandagira, bakuze derebo, bakuniniki, bakubwira ibintu byahana hehe ngo utanga ibya 10 n'amaturo. Ariko uzi iyo wamenye ubuntu bw'Imana, iyo wamenye ubuntu buri muri Kristo, ntabwo wumva ahubwo wowe utanamuha icya 10, wumva wabimuha byose kuko uzi ko ibyo utunze ari ibye. Uzi abantu bakubwira ngo ngwino ngufashe abantu, ngufashe imfubyi, ubu utaramenya ubuntu buhishe muri Kristo. Ariko uyu munsi ni kukubwira ngo winginge Imana uhishurirwe kumenya. Navuze ngo uhishurirwe kumenya. Sinzi imyaka umaze usenga, ariko nanjye uri kubikubwira, ndacyashaka guhishurirwa kumenya ubuntu buri muri Kristo. Ubu buntu buri muri Kristo bwadutunze muri korona tutari gukora amezi 3. Data wa twese, benshi babonye insengero zifunze bati karabaye barapfuye. Ubuntu buri muri Kristo butugaburiye. Data we, turacyambara, turacyasa gutyo. Nukumenya neza ubuntu buri muri Kristo. Umva, nari mfite amazu, ariko ntibyambujije gusaba, ntibyambujije kwambara ubusa, ntibyambujije kwitwa indaya, ntibyambujije kuba igihararumbo, ntibyambujije kuba igicucu, kubura ubwenge. Ariko maze kumenya ubuntu buri muri Kristo, ndabyuka mbaza Yesu wanjye mwiza, ndamubaza ngo wanciye iki? Wanciye iki kiri gutuma nsinzira? Wanciye iki kiri gutuma nseka noneho? Wanciye iki kiri gutuma nari
mbona bireme nagize ngo ni abantu babivuze kuko nakuze iwacu batavuga ngo zebo nkumva uko ubivuze ariko ngiye kumva numva Imana yavuze ngo umva uko witeka avuze ngo ngukoreye ubukwe ariko ninde bitabera nshuti yanjye ngira ngo nibyo abarokore babeshya mu gitondo bona umugabo arambwira ati nagukunze ntabwo ari bya bindi ngo tujyane ntabwo ari bya bindi ngo turara nijoro numva umuntu uzanye ijambo riruta y'abandi bavuze nukubera iki narindi kwihisha ku ijambo ngo menye cyane ubuntu buhishwe muri Kristo Yesu ubuntu buhishwe muri Kristo Yesu buguhindurira izina nta ruhare wabigizemo ntabwo ibi bintu wabyumva ibi bintu ntabwo wabyumva ayiwe ubuntu buri muri Kristo Yesu buhisha abantu icyo uri cyo buhisha abantu ko waburaye ukakotomera isosi wajya kubyuka ugasanga itama ryabaye icyamugahishurirwa ubuntu buhishe muri Kristo Yesu ntabwo wakwiruka inyuma yo kubwira ngo ukorere ibitangaza ahubwo wamwirukaho kuko niwe gitangaza niwe utangaza benshi kuko uyu mugabo witwa Kristo iyo yaguhagaze iyo yicaye muri wowe iyo yagendeye muri wowe ugahishurirwa ubuntu bwe maze ubuntu bwe bukaza bugakomera muri wowe utakumvaga arakumva nutakugiriraga imbabazi arazikugirira utakwemeraga arakwemera utagushakaga aragushaka utifuzaga kumenya aho uri ariko sugira ngo ubuntu bwa Kristo sibwo butuma abantu bamenya aho duherereye ndabakubwira ngo njye nakoze uburaya ndabukora nisiga amavuta ahenze nkubitaho plante igeririya ariko mama nabuze umuntu nkunda ariko igitondo kimwe ntakibona na vaseline dizelebo ntakibona vaseline my dear bati twagukunze burase bari banciye iki ubuntu bwa Kristo Mane turengere cyane ndashaka iyo aba wanyumvaga ukabwira Kristo ngo mpakumenya ubuntu buri muri wowe magusobanukirwa ubuntu bwihishe muri wowe wahinduka umuntu udasanzwe hari umuririmbyi njya nkunda waririmbye indirimbo z'isi aravuga ngo niho ruzingi aho naho niho ruzingi amen narize ariko nta wigeze yumva ko nize nta nubwo nigeze mvuga amagambo ahuye n'ibyo nize ariko igihe nari maze kwandagara ndatangira nsoma Bibiliya nsoma mu Itangira nsoma muri Daniel nsoma muri Nehemiya ndasoma muri Luka ndasoma numva mu gitondo numva haje imbaraga zije muri njye nanjye numva ibi bintu hari umuntu nabibwira umva ariko ukuntu mbaye umwigisha haleluya ubuntu bwa Kristo bumfasha kuba hari abantu babiri cyangwa batatu nigisha umva nigisha nanjye bakavuga ngo uriya yaratwigishije ubuntu bwa Kristo umva nahoraga niruka hirya no hino ngo bampe ibiryo nari muto nari mfite imyaka ariko ubuntu bwa Kristo bunyigisha gukora bunyigisha kwihangana ndakora kugeza igihe haleluya kugeza igihe nanjye naje gutangira gufasha abandi wa undi washakaga gufasha nanjye mfasha abandi ndimo ndavuga ngo kumenya ubuntu buri muri Kristo Yesu njyewe wari mwiza n'imyaka myiza nataye nziza nkumva nasenye ingo nagira gute ariko ntabwo nagiye nirukira ibindi nifuje kumenya ubuntu buri muri Kristo nanjye butuma abantu baza ngo dufashe kubaka ingo nkabagira inama nkabakomeza nkabaha ibyo kwihanganisha bya bindi ntihaga ariko nanjye mbiha abandi nta kindi cyabiteye n'ubuntu bwari buri muri Kristo ubuntu buri mu ubuntu dukeneye ubuntu bwo kumenya ntabwo dukeneye iby'isi
mu bakolosayi niho bavuga ngo niba twarapfanye na Kristo twarangiza tukazukanywa nawe, ngo nidushake ibyahari. wowe uri kunkurikira ushaka kuba umuntu ukomeye, ushaka kuba umuntu wo kubahwa, ushaka kuba umuntu w'igitangaza, ushaka kuba umuntu ukundwa, ushaka kuba umunyabwenge, ushaka kuba umuntu udasanzwe, ushaka kuba umuntu w'icyamamare, inzozi zawe urashaka ko zisohora, va ku bindi byose uzi ushaka ubuntu bwo kumenya. Ni ubuntu bwo kumenya. Ushaka kuvuga ngo wavuga Kristo ariko utamuzi, wamubwira abandi utamuzi, wamwandika ariko utamuzi. Hariho kumuvuga, hariho ariko habaho no kumumenya. Ntago abantu bamukumenyera, wowe uramumenya. Iyo wamumenye ntabwo umenya uburyo umusobanura, asesekara ku munwa kuko niwe wivugira, niwe wisobanura, niwe wisobanurira abantu. Arasesekara. Abantu bari bakuzi wambara impenure bakabona wambaye birebire, bakibaza se ngo ni wa wundi? Niwe, kubera ko kumumenya byatumye yisobanura, atangiye kuvuga uwuriwe. Haleluya, haleluya. Kumenya ubuntu buri muri Kristo Yesu ni intwaro ikomeye. Nta kindi numva nakwifuriza uretse kumenya ubuntu. Ubuntu buri muri Kristo nibwo bwatwongeye kuduhindura abo turi bo, nibwo bwongeye kutwicaza aho twe tutari kwicara, nibwo bwongeye kutwerekeza icyerekezo cya za nzozi twarotaga. Noneho bwa buntu bwo kumumenya butwigisha kumenya inzira nziza twabinyuzamo. Ubuntu buri muri Kristo nibwo twihaye kubumenya, turangije turabwiga, turabwuza, turabusobanukirwa, butwigisha uburyo twabana n'abantu bose kandi bakatwumva. Umwami Imana abaha umugisha, maze uvuge ngo ndashaka kumenya ubuntu buri muri Kristo Yesu. Sinshaka kumenya iby'ibitangaza bye, ahubwo nimusobanukirwa kuko ari we gitangaza bizikora. Imana ishimwe. Urakoze Data wa twese, urakoze Ise w'Umwami Yesu. Nushimwe kandi ushyirwe hejuru. Aka kanya dusengeye buri wese kugira ngo uduhe kumenya cyane ubuntu buri muri wowe. Duhe kumenya ubuntu mu gitondo, uduhe kumenya ubuntu buri muri wowe Data Kristo. Tumenye ubuntu buri muri wowe kuko ni rwo rufunguzo rwo kutugeza ku byo twifuza, ku kigeretse byose tubone n'ubugingo. Urakoze kumvishe isengesho ryacu mu izina rya Yesu. Amen.